mu mushinga twatewemo inkunga na UN Women, umushinga wo guhugura inzego zishinzwe umutekano zegereye abaturage ku kijyanye no gukumira no kurwanya amakimbirane akorerwa mu muryango, cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Izi nzego z'umutekano zegerejwe abaturage zifite uruhare rukomeye cyane mu gukumira iri hohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa cyangwa ihohoterwa riri mu muryango. Ariko icyo twifuza ni uko ugira umurenge uzira ihohoterwa kandi birashoboka. Natwe nka UN tuzakomeza dufatanye, yaba leta yaba sosiyete sivile. Mutima w'uko ni nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakanshubije. Mu mushinga twatewemo inkunga na UN Women, umushinga wo guhugura inzego zishinzwe umutekano zegereye abaturage ku kijyanye no gukumira no kurwanya amakimbirane akorerwa mu muryango, cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Twakoranye rero n'inzego zegereye abaturage. Ubundi akenshi gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se kurirwanya hakunze kwegerwa abarikorewe, ariko twe mu mushinga wacu twahisemo gufasha inzego zifite mu nshingano zazo gukumira amakimbirane no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kugira ngo tubongerere ubushobozi, tubaha amahugurwa, tubaha imfashanyigisho kugira ngo babashe gukemura ibyo bibazo nabo bazi neza uko babikemura, tubigisha amategeko kugira ngo bakemure ibyo bibazo nabo badatera ibindi bibazo. Kuko twasanze mu bushakashatsi twakoze bwagiye bugaragaza ko ndetse n'ibigenda bigaragara muri rusange, byagiye bigaragara ko hari igihe umuyobozi akemura ikibazo nabi ahubwo agatera ikindi cyangwa nawe kikamugiramo ingaruka. Ahangaha iyo umugoroba w'umuryango wasangaga umuntu agenda agatanga ikiganiro uko abyumva, uko abyitekerezaho cyangwa se abogama, ariko ubu twabahaye imfashanyigisho bifashisha kugira ngo batange ayo masomo, kandi amasomo ajyanye n'uko bikorwa ndetse hashingiwe no ku mategeko. Mu gihe tumaze tubahugura, n'urugendo tumazemo umwaka wose. Murakoze cyane. Izi nzego z'umutekano zegerejwe abaturage zifite uruhare rukomeye cyane mu gukumira iri hohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa cyangwa ihohoterwa riri mu muryango. Ntabwo bivuze ko umwana w'umukobwa ari hohoterwa gusa cyangwa umugore n'umugabo arahohoterwa. Nubwo imibare ari mikeya, ariko nayo ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye ko n'uwo mubare wagakwiye kugaragara. Inzego z'umutekano rero zifite uruhare mu gukumira, aho zireba neza zikagenzura, zigakumira icyaha kitaraba. Twagarutse ku mugoroba w'imiryango. Umugoroba w'imiryango bawugarutseho benshi bakubwira ko benshi bawujyamo kuko baba bagiye kuwitabira kubera agiye gutanga ikirego cy'ikibazo kiwe yenda ko mu rugo bitameze neza, ariko ntabwo ariko biri. Ahubwo naho dukwiye kujya abagore, abagabo, urubyiruko tukawitabira kugira ngo twigishe abana b'urubyiruko bakiri batoya, ejo bazazamuke bazubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, atari uko babanje kuvuga ngo hari ibibi twumvishe. Ababyeyi niba b'inshuti z'abana, babo babegere babaganirize. Ni kuki tujya gushaka inshuti hanze kandi dufite ba mbere dukwiye guheraho? Zigera abarezo zihamye kuko ari n'abandi benshi twakora, ariko kuki ihohoterwa rihari? Twisuzume tuvuge ko noneho twakora gute kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri kuri rihandurwe muri iki gihugu. Kandi si byo byatunanira, baramenye bakambuka abantu inkweto, covid ikahava
turwana n'ikintu tutagaragara tutazi n'icyo ari cyo ariko kikaba none tuba turarwana n'abantu tubana mu tuzi tubana mu mazu tubana mu gipangu bikatunanira kubera akenshi turahishirana ariko icyo twifuza ni uko ugira umurenge uzira ihohoterwa kandi birashoboka natwe nkayo bimwe tuzakomeza dufatanye yaba leta yaba sosiyete sivile ari rezo de fami n'abandi dukore uburyo mu by'ukuri twubaka imiryango buri wese